va mu kinya wari uzi ko amayobera ku ntekerezo zacu ariyo ntandaro y'umunyururu w'ububata. Wari uzi ko ibanga ry'umudendezo, umunezero n'amahoro rihisha mu mikoreshereze y'intekerezo zawe. Ubundi wari uzi ko abubatsi b'isi bashora menshi ngo utandukane n'ubushobozi bwo kwimenya. Ese wari uzi ko ukuri kubatura kuri mu mbaraga n'ububasha byicaye mu bwonko bwawe? Ntugacikwe n'inyigisho zava mu kinya mutegurirwa kandi mukagezwaho na John Mugabo ku muyoboro wa YouTube channel va mu kinya. Twavugaga rero yuko iyo umuhannye cyangwa se wongeye kumuciraho iteka ubumuhannye kabiri, kubera yuko already ahantu ari ni ahantu hagizwe cyangwa se hubakiye ku ntekerezo zuje uburibwe, zuje ubwoba, zuje amahoro make kandi bihorana nawe ubuzima bwe bwose kugeza aho muboneye, kuva yavuka kugeza ageze aho muhuye ageze. Ibi ntibivuze ko ibyo akora ubyakirana yombi, ubishima, umushimagiza. Oya, mutaza kunyumva nabi. Ntabwo byakira umuvugiriza impundu, ndavuga ibyo bibi bimuturutseho, uko kubi kumuturutseho cyangwa kumuturukaho, ntabwo byakirana impundu. Ahubwo bivuze ko ubanje kubona ijwi rye ryo gutabaza mbere yo kubona ingaruka yaryo kuri wowe cyangwa muri wowe. Wabanje guhura n'amarira ye no gutabaza kwe kuri muri silence mbere yuko ureba cyangwa uhura n'ingaruka zibimuturutseho bitari byiza kuri wowe. Abenshi tubanza guhura n'ingaruka, niba aje akakubwira nabi, aragututse, ubanza guhura n'izo ngaruka z'uburyo agututse, igitutsa gututse, nicyo ukomeza gutekerezaho, nicyo uganira nacyo bwa mbere. Iyo naba akubwiye kucyambwira buryo wahita uganira n'ijambo wavuze ribi, nicyo rya mbere ubanza guhura nabyo. Ubundi byagombye kuba the other way around, hakabaho kuvuga ngo ubanje guhura n'ikibimutera mbere yo guhura na gitera. Ngibyo impamvu kubabarira ni ikintu gisaba gutekereza, ntabwo ari ikintu gikorwa mu mbaraga ituruka hanze yawe, ntabwo ari ikintu gikorwa n'imbaraga zo gusoma ivanjiri, ntabwo ari ibintu usenga ngo bana bimpe, ntabwo babiguhagurije. Ni ikintu kigirwamo uruhare n'umutima wawe, ariko kuri nivo y'urwego rwo hejuru rwo kumenya ikibimutera ni iki mbere y'uko mfata gitera nkaba namuhana. Niko umwami yasubije abatware be. Batari kubatireka twice gitera abaye gitera ni umunyarwanda. Gitera ntabwo ari uko yari asanzwe. Nitunamwica bagitera benshi barahari, reka turebe ikibimutera ni iki. Ngicyo aho niho ruzingiye. So iyo ubashije kubona ibi, niyo wahitamo gutandukana n'uwo muntu ukavuga uti kubwo amahoro yanjye, kubwo reka ntandukane n'uyu muntu,
watandukana nawe ugiye utajyanye ubushari n'urwango, watandukana nawe udatandukanye nawe mu ntambara no guhangana, watandukana nawe udatandukanye nawe mu masasu, watandukana nawe mu mahoro menshi, kandi naho wajya ntabwo wagenda umuvuga. Kuko ntabwo waba wumva n'ubundi urimo guhemukira ukumenya ufite. Uzi ko ni nko kubona umuntu urimo gushinyagurira umuntu urimo gupfa, ukagenda wagenda uganira se kandi uti nta muntu arimo gupfa, wumva ari ikiganiro? No, wumva biguteye agahinda ku buryo ntabwo byaba ikiganiro aho ugiye. Udashoboye kumufasha kuko ntabwo ari abantu bose baba bafite ubushobozi bufasha abantu nk'abo. Niyo watandukana nawe ugatandukana n'uwo muntu umeze utyo, wakoze ibyo, wavuze ibyo, mutandukana umwumva usobanukiwe neza ko arimo amerewe nabi, ari mu buribwe, arimo arapfa. Ntabwo ukeneye kumusonga, ntacyo bigufasha, ntacyo bikubakaho, nta mbaraga bikuremera, nta cyubahiro biguhesha, wumva ari umugayo. Wowe ubwawe urigaya. Ariko usanga akenshi ibitwihutira, ibituri hafi ari uguca iteka. Nutandukana nawe, uratandukana nawe umutima wawe nta buremere ufite, utaremerewe. Uko niko kubabarira. Nugumana nawe, uragumana nawe urimo kumwitaho. Ubwo byanze bikunze ugomba kuba ufite impamvu. Hari impamvu nyinshi zituma utinda ugumana n'umuntu cyangwa ugomba kubana n'umuntu umeze utyo. Ashobora kuba ari umugabo wawe, ashobora kuba ari umugore wawe, ashobora kuba ari umuvandimwe wawe, umubyeyi wawe. Hari abantu tuba dufite mu buzima gutandukana nabo bigoye cyangwa se bitanashoboka. Nundagumana nawe, uragumana nawe mu buryo bumwomora, bumufasha kuko umwumva. Ntabwo ugumana nawe nk'umusaraba wawe, ntabwo ugumana nawe nko kubura uko ugira, ntabwo ugumana nawe nk'umuntu utegereje umunsi uzatabarwa nijoro. Ntabwo uri buhore ikanyarira, niba ari ikanyarira cyangwa mu byumba by'amasengesho usaba ngo Imana ikore igitangaza kuri uwo muntu. Uwo muntu uramuvurisha ubumenyi ufite ukura ku gusobanukirwa, kuko ibintu byose urimo gusaba Imana yarabiguhaye muri wowe. Ikibazo ni uburyo utamenya uburyo ubifite, therefore ntunamenye n'uburyo wagomba kubikoresha. Ariko ibyo ngibyo usanga atari byo bitwihutira. Ikitwihutira ni uguca imanza, ni guca iteka. Ibyo biratwihutira. Impamvu ya mbere ni uko buriya nta mbaraga z'ubushishozi n'ibitekerezo bisaba. Kandi iteka birakubeshya, biguha ikinyoma. Urabizi ukuntu ubuye ikinyoma kiryoha? Bikubeshya ko wowe ari wowe uri mukuri, wowe utunganye, uri muzima, ntabwo umeze nk'uriya cyangwa nk'abandi. Oya, wowe njyewe meze njyewe. Baragushuka, nawe nturiho, nturi muzima.
nawe ntabwo uri muzima. Icyo ni cya kinyoma nakubwiraga, niyo mpamvu byihuta kuko biraryoshye. Ikinyoma kiba kiryoshye kandi nta mvune kigira burya. Uzarebe gushaka ukuri kuravuna, niyo mpamvu abantu bihutira kumva ibinyoma bakanabyemera vuba, kuko kubyumva ni ibintu byihuta kandi biryoha. Ariko gushakisha ukuri mu kinyoma bakubwiye bigusaba imbaraga. Abantu benshi rero ntabwo baba bashaka kuvunika. Icyo kinyoma kiragenda kigahuma amaso, ariko mu by'ukuri icyo utazi icyo kinyoma kirimo kugukorera ni uko kirimo guhuma ubushobozi bwawe bwo kubohoka nk'umuntu. Kuko kubabarira wa wundi, wa muntu twavugaga, ntabwo ari we bibohoye, ntabwo ari we ubyinjoyinze, ntabwo ari we ubisaruye, ni wowe, ni umutima wawe. Ayo mahoro ni wowe uyafite. Uko kwaguka mu myumvire ndetse no mu mitekerereze, ubwo buzima buvutse mu gusobanukirwa mugenzi wawe no kumugirira impuhwe atagusabye ariko ukamwumva, ni wowe bibeshaho, ni wowe biha amahoro, ntabwo ari we. Warakomeza akaribwa, arakomeza akababara, kuko abashoreye mu buribwe, hahandi ari kuhamukura ntabwo wabishobora rimwe na rimwe. Ni indwara zishobora gukira cyangwa ntizikire. Ushobora kubana n'umugabo wawe umeze utyo, n'umuyobozi wawe umeze utyo, mugakomezanya adahinduka, mukazarinda mutandukana. Niba ari urugo mugatandukanywa n'urupfu cyangwa n'ibindi, adahindutse. Ari umubyeyi wawe adahindutse, ariko wowe ubaho unezerewe, ubaho wuzuye. Ntabwo ubaho ugiye guturika, ntabwo ubaho wumva ni ukubura uko gira, ntabwo ubaho mu maburakindi, no, ubaho wuzuye. So kubarira, usanga ko umuntu wa mbere gufitiye akamaro, umuntu wa mbere gufitiye ibyiza byinshi, ni n'usabwa kubabarira, ntabwo ari usaba imbabazi cyangwa ukwiye kubabarirwa. Oya, ni nyiri kubabarira. Kubabarira bihembura nyiri kubabarira kurusha nyiri kubabarirwa. Ariko kubabarira guturutse mu bumenyi, mu gusobanukirwa, bene uko niko gukiza. Kubabarira rero guturutse mu bwoba, muri kondisiyo ukoreye ijuru, mbikoreye ijuru kugira ngo nanjye Imana izambabarire. Baragushuka ibyo nta bihari. Izo ni za retorike z'amadini, amadini atungisha abantu ikinyoma kituzuye, kigeraho ngaho kubera ko bategereje ko Yesu aza kugira ngo birangire. Abantu bagira ngo bagasandara, no kubera ko banze gukira mu buryo bw'umwimerere, bakagira ngo bazakizwa n'icyo gihe bategereje. Iyo gitinze bagira ngo bagasandara, niyo mpamvu ugeraho ugatangara uti ese ibi bintu no mu idini byabamo? Nese umupasiteri yamera atya? Ese abakizwa, abaroko, bakijijwe nabo bamera batya? Ntabwo yakize atari uko abishaka, nuko yabeshywe. Abeshywa gutegereza ibitangaza bizaba bitamuturutseho. Imbaraga ntabwo ari we zizaturukaho, azabihabwa, arabitegereje. Bizaba biturutse biturutse hanze ye. Barabisengera, ukabona umuntu arasengera ngo babarire, ngo Imana imuhe umutima w'imbabazi. Guteze umutima w'imbabazi uva mu gusobanukirwa. Wowe ubwawe nyir'ubwite, ni akazi wowe ukora, ntabwo ubisaba, ntabwo ubisengera ngo bize bimanuke. Reka ugasanga ari abantu banze kumenya
kumenya barabyanze burundu, bari mu kwemera nta buzima bubamo, mu kwemera nta bukure bubamo, mu kwemera ntihatemba, nta soko itemba iba mu kwemera. Imana uburyo yaturemanye amasoko, ni wowe ugenda ukayafunga, uyafungishije amahitamo y'ibyo wita wowe kwemera, cyangwa hagati yo kwemera no kumenya. Ibyo nabivuze kenshi, nuko mbivuga nkahinduka umwanzi wanyu ari mwe mubihisemo, ariko niko kuri. So icyo turimo kutuvuga rero ni iki? Turavuga ngo abantu nibave mu mbabazi, mu kubabarira k'ugutekinikano. Hari ukubabarira k'ugutekinikano, niyo mpamvu kudatanga resulta ziramiye. Narakubabariye ubushize, n'ejo we nakubabariye, uribuka uko ntago ari ukubabarira, waramuretse gusa. Ariko niyongera kabiri gatatu uzagera aho ngaho uvuga uti no enough is enough. Uwo nuwo narakuretse ubushize, ubwa kabiri wongera ndakureka, watonogera none ubu ntabwo ndibukureke, no urakabije. Uwo wababariye ntubara, ntubibona, kuko ni nk'umuntu nibona umuntu ari muri CH kari muri bombone, wamubarira inshuro yitwaye uko yitwaye ku gitanda, abarwaye uko bibagendekera murabizi. Wavuga ngo wabikoze rimwe ndakureka, bwa kabiri ku gitanda ndakureka, none ndekera aho ngaho. No, ntibyakunda, kuko uramubona ko uramusobanukiwe ko adashobora, nta bundi buryo afite, nta alternative ihari y'iyo state arimo. N'ibindi ni nk'uko nguko, kubabarira n'uko nguko. Kuko burya uboshye aboha abandi, kandi ubohotse abohora abandi. Ahangaha niho haba izingiro ry'ubwenge ndashyikirwa. Simvuga bumwe busubiza neza ibibazo, bukora neza ibyo bwasabwe mu kazi, bwa bundi tw'ubuhanga, oya. Ahubwo kwibona ubwawe mu bandi, ndetse no kubona abandi muri wowe, niryo zingiro ry'ubwenge ndashyikirwa. So ntushobora kubona undi utarabanje kwimenya. Niyo mpamvu twahereye kuri wowe mbere yuko tugera ku bandi. Abantu benshi impamvu kuba barabibananira nuko bahera ku bandi aho kwiheraho. Ngiye kugira ngo nkubone neza nuko nabanza kwisobanukirwa, kugira ngo musobanukirwe. Ariko nintangira no kugusobanukirwa, nzakugonga rwose nihuta. Ntange siniyizi. Nibabarira bizanyorohera kubabarira abandi, ninigirira igishyika mu rugendo rwanjye rwahashize aho nturutse, ibyo nyuzemo, uko mbinyuzemo, nkisobanukirwa, nkabimenya, nkabisobanukirwa ko nta yandi mahitamo yari ahari, ko nta wundi nari kuba we, ko ari uwo nguwo nari ndi we, kugeza igihe nakuriye nkagera ku rugero rw'igihagararo ndiho uyu munsi gushyitse. Bizanyorohera no kumenya undi, no gusobanukirwa undi, no kumwumva mubabarire atansabye imbabazi. Bitandukanye n'ibyo biri babwira ngo ni watura. No, ntiwature, kurarwaye. Umurwayi uramusaba ngo yatura yikize, avuga ikize. Ni indembe, iri mu bitaro, iri muri bombone, ndayisaba uruhare rwayo. Urasaba uruhare umurwayi gute ari we muzima? Umuzima asaba umurwayi uruhare gute? Indembe. Ngibi bibazo dufite nshuti zanjye, tuganira ibi biganiro. Impamvu nyamukuru y'ibi biganiro natangije imyaka myinshi n'ubu ni ukugira ngo abantu
duhonoke twongere tubeho mu mwimerere twambuwe n'ikinyoma cy'ukwemera. Ukwemera guhanga umuntu kukamurema mu buryo bw'igihangano akagira ngo ariho kandi atariho. Niyo mpamvu sosiyete yuzuye abemera benshi ariko ibizima bikorerwamo ari bikeya. Ni ukubera ko kwemera kugira umuntu igihangano kurahanga ntago kurema, ukumenya kurarema. Izi ni inyigisho zishingiye ku gufasha umuntu kugira ngo aremeke uko isanzure ryiteguye gukomeza kumurema, kuko kubaho ni urugendo rukomeza, ntago ari ibintu birangira, ni ubukure bukomeza. Ubwo bukure bukomeza birasaba ko dusubiraho bukorera. Urahindura ugasubira mu murongo bukoreramo. Nuguma muri uriya wundi ni nka kwa kundi ujya bisi niba iva i Kanombe ijya mu mujyi, hari uruhande ihagararamo, hari uruhande icamo. Nujya muri uriya rundi itemerewe guhagararamo cyangwa se rurimo izizamuka yo imanuka, ntabwo iri bugutware kandi uri mu muhanda ujya i Kanombe, nako umuhanda uva i Kanombe ujya mu mujyi. Kugira ngo igutware ni uko ujya aho uruhande igendamo, ihagararamo, ikoreramo, n'ibindi ni nk'uko nguko. Ubwo ndatanga urugero rw'abari i Kanombe. Abatari i Kanombe, batari mu Rwanda, mushakisha aho muri, aho inyura, aho ihagarara niho uyisanga, niho ugomba kugusanga, we ntuyisangayo. So iyi si yisanzure, uku kubaho kw'isanzure kwacu ntabwo isanzure riza kugushaka ngo riguha, no, ujyaho rikorera mu nzira yaryo. Idini icyo ryakoze rero, ryaraje rirandura umuntu, rimutera ahandi hantu mu gice cyaryo cy'ibihangano byaryo. Umuntu birangira abaye igihangano cyaryo, resulta ukazishaka ukazibura z'ubukure. Niyo mpamvu abantu bibaza ngo ariko se ngo n'umuntu w'Imana byarabikora, ngo n'umukirisitu byarabikora, none se ngo na pasiteri byabikora guteze? Nta icyo atakora n'iki, ko nta cyahindutse aho ariko nta bukure buhaba, ko hadatemba. Ibyo rero nibyo dukunze gupfa. Ariko muba mundenganya rwose, mba ndimo ni umusanzu. Nawe kumenya rero, ugashobora kwibona ubwawe mu bandi, ndetse ugashobora no kubona abandi muri wowe, niyo epitome nk'uko nari mbabwiye y'ubwenge, yo gusobanukirwa, yo kumenya ndengakamere. Ukamenya ko uburakari bwabo ni uburakari bwawe mu yindi shusho. Umwijima barimo wigeze kuba umwijima, cyangwa ushobora no kuba umwijima wawe, wigeze kuba uwurimo mu bundi buryo. Kureba mu jisho rya mugenzi wawe ukabasha kubona uburibwe n'umunyururu arimo mbere y'uko we ubwe awubona. Icyo nicyo kintu kiba gikomeye cyane. Iyo ubashije ibi kubyumva no kubigeraho, kubabarira birihuta, birikora, birekera aho ngaho kuba icyo usabwa gutanga
usabwa gutanga imbabazi, usabwa biregeraho kuba icyo usabwa gutanga, ahubwo biza ari umwimerere kamerano, kubera ko uba uturuka cyangwa uba uhatswe n'umwuzuro bwite wo kubaho kwawe, si icyo wowe ukora ngo ushimwe cyangwa se uzagororerwa nk'uko nababwiye, oya, ugikora kuko ni wowe, ntabwo ubikorera ugutinya ngo utazahanwa, ntubikorera kugororerwa, ubikora kuko nicyo uri cyo, niwe uri we, niko gusobanukirwa ufite. nitudakangukira kubaho mu mahame y'umwimerere kamerano rero, tuzisanga nta kindi twakoze kandi twasize muri iyi si kitari ibisekuru by'abarozi, abicanyi b'ubuzima bw'ibitagaragara by'abandi bagenzi bacu, kuko tuzabaho turi muri revenge, muri vengeance. yangize gutya nanjye ndagira gutya, uriya mwana wa runaka usange turimo korora no kororoka mu bubi, turimo kwivanja cyangwa se nabyita kwihorera mu bisekuru by'abana bacu. Claude yangize gutya, niba yarangize gutya umwana we, mugabo harya nimpura n'umuvandimwe wa mugabo, ubwo nawe ni ikibazo. Mugabo ashobora kuba icyo gihe ibyo yakoze yabikoze ari mu rugendo, adashobora yari ku gitanda cy'ubuzima, yari muri bomboni, umwana we agiye kubizira ate? Kubera yuko ntabwo habayeho umwanya wo kubaka ubushobozi bwacu bwo gusobanukirwa. Ibyo rero tubikomeza, tuzisanga twakoze urwo ruziga, twubaka ibisekuru by'abagome, byo kugirana nabi, byo kwangana, aho kuba twakubaka ibisekuru by'urukundo, kubera yuko dufitanye hari igishyika cy'uko bagenzi bacu twasobanukiwe yuko niba mugenzi wanjye mbona arimo ababazwa, nahera hehe muhana bwa kabiri, ndenzaho igihano cy'igihano arimo, nahera hehe mana umwana we muhanira igihano ise yari arimo, nahera hehe nanga umwuzukuru we muziza sekuru imyitwarire yitwaye bitewe n'uburibwe bw'igihano yari arimo. Ubwo ndayita igihano kuko ntago ari ni igihano yavutse, uko yavutse, umuryango yisanzemo, aho yavukiye, amateka yagize kubaho kwe, ni uburibwe urimo kumuhana bwa kabiri. Nibyo ndimo kuvuga muri ubwo buryo. Tuzisanga twaremerwa uruziga rw'abantu nk'aba. Reka twongere tugaruke mu gice gikurikiraho cy'iki cyigisho, tugumane.